Ngira ngo muri kubona umugabo uhetse cyangwa wizirikiyeho ibintu bigiye bitandukanye ushobora kugira ngo uyu nguyu akorana na Boko Haram cyangwa se na ya mitwe yindi yitwaje intwaro cyangwa se ya yindi y'iterabwoba. Uyu nguyu rero ntabwo ari ibisasu yizirikiyeho ahubwo ni cya kiyobyabwenge tuzi nk'urumogi. Iyi niyo sisiteme cyangwa niyo sitarateji aba ngaba basigaye bakoresha. Ubwo ndi kuvuga abaruvana hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwambutsa baruzana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha ni hehe? Uyu nguyu ninde? Ereka byose mbikugeza kuko mba nabikurikiranye gatanu ku kandi nawe ugenda wumva amayeri abangaba basigaye banakoresha. Ushobora gusanga uyu mugabo unamuzi kuko ni wa wundi usanzwe uzwi kuri ya mazina namwe mugiye gusanga muzi. Ubwo ngubwo uyu ndi kuvuga nta wundi nusanzwe witwa Sinamenye Theoneste. Ushobora gusanga umuzi, ninkubwira umurenge nkakubwira akarere uyu nguyu yaje gufatirwamo, uraza gusanga wari unamuzi, umubonaho ifaranga ukayoberwa hari kura, ariko akoresha iyi sisiteme. Ngira ngo uyu nguyu yafashwe ari kuri moto, ubwo n'uwari umutwaye kuri moto bivuze ngo ntago yasigaye, nawe yahise aba victime w'uyu nguyu cyangwa w'ibiyobyabwenge. Uyu nguyu yari afite, birashoboka ko motari yari azi diru yose cyangwa se nta niyo yari azi atwaye umugenzi bisanzwe, akaza gufatwa na polisi bikaza kurangira uyu nguyu basanze yiziritseho izi boro cyangwa se izi bure nk'uko musanzwe mubizi. Ngira ngo muri kubibona ku ruhande n'utwatsi, wagira ngo ni twa twatsi twahuye n'iri zuba, dore ko turi mu mpeshyi, ariko uru ni urumogi nk'uko musanzwe mubizi. Urumogi ubwo barunyweye bahita baruha agaciro, ariko ngewe ntabwo naruha agaciro kuko ikintu kiyayura ubwonko bw'umuntu. Wenda nubwo hano mu Rwanda urumogi kuruhinga rwemewe, ariko ntabwo bibaho uburenganzira bwo kurunywa. Baruhinga kubera ko baje gusanga rukorwamo imiti igiye itandukanye, ntabwo baruhinga ngo abantu cyangwa se bamwe mu rubyiruko dukwiye kugenda dukora ibidufitiye akamaro. Ntago tugomba kwisanga tunywa urumogi ngo nuko harimo umuti. Bityo rero reka ibi byose nyine mbikugezaho ugenda usobanukirwa neza uburyo uyu nguyu yatawe muri yombi ndetse n'abagiye batanga amakuru. Nizere ko turaza kugendana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukaza kumenya neza ibya Sinamenye Theoneste. Nawe rero turakora subscribe kuri iyi channel, ukaba uyigezeho ari bwo bwa mbere. Dusubscribinge kugira ngo aya makuru nawe ujye yakira mu ba mbere, tujye turushaho kugenda tugutegurira ibyiza buri uko bwije nuko bukeye. Wibuke ubyonde kuri ako kantu kanditseho subscribe cyangwa se abone, nako kandi kinzogera kugira ngo ujye wakira notification buri uko twaprodinze inkuru. Nge tujye kubana muri aya makuru. Nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Ntago ndi bugutindira uyu munsi, gahunda ni ya yindi, aba ari ukuza ndasa ku ngingo ubundi tukikomereza n'izindi gahunda, kuko iminota tuba turi mu barane ntago ari myinshi rwose. Ntimukantenguhe mumbwira muti nabatindiye cyangwa nabarambiye, ntago ari byo biba byanzanye kuri izi mikoro. Nanjye rero niyo mpamvu mba ndi kugenda nkubita mbangura cyangwa se nkubita nahuranya kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Igihe kirahenda nshuti zanjye, ni nayo mpamvu tugomba kugenda dukora ibintu nk'ibi ngibi dukoresheje igihe gitoya, kandi tukabagezaho ibintu byose mwifuza uko biri kandi biri original. Ahangaha ni mu karere ka Rusizi, ubwo birumvikana ko nakujyanye mu ntara y'Iburengera bwaryo. Aha ni mu karere ka Rusizi. Uyu ni umugabo rero wari wiziritseho ibiyobyabwenge. Ubwo ibiyobyabwenge twagiye tubona ko bipima ibiro bitari bikeya by'urumogi. Uyu nguyu nibwo yaje kugenda byizirikaho, rero arigendera nk'ibisanzwe rwose, ajyana mu isoko nk'uko uyu nguyu asanzwe abikora. N'ubundi nubwo yatanze we muri yombi, ntago iyi diru ari ubwa mbere yari agiye kuyikora cyangwa se ibingibi yari arimo kubyiga. Ubundi ni kwa kundi bavuga ngo iminsi y'umwijura aba ari 40. Ubwo iyo yageze nyine karaba, iyo yageze ngo n'ibiti biranyerera iyo urupfu rw'inkende rwageze. Rero nuko umuntu nk'uyu nguyu usanzwe yikorera business ye nk'iyi ngiyo, iyi sosi yaguyemo inshishi, birangira byanze bikunze ntaho inzego z'umutekano yazicikira, kuko ibi ngibi murabizi ko bitemewe kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Mbonera no kugenda mbabwira ko rwose business nk'iyi ngiyi itarya habe na gato. Shaka indi mirimo ukora, kuko gushora amafaranga yawe kandi menshi muri ibi biboro, nubwo bibamo amafaranga, kandi rwose nakubwira ko ahangaha uba wahiye.
rwose, bitavuze ko hari abayabona ariko kandi nabo ntago biramba. Urayabona uyu munsi, ejo ukayabona, ukwezi kugashira, n'umwaka ushobora gushira, ushobora uri gukora iyi diri guha amafaranga, ariko nibagufata n'ubundi ya mafaranga yose azagenda bagufunge burundu, ubwo se uzaba wungutse iki? Bityo rero mba ndi kugenda mbarabura kugira ngo ibingibi byose mugende mubitera umugongo, kuko nta cyiza cyabyo habe na gato. Ahangaha rero mu karere ka Rusizi, muri uyu murenge wa Kamembe, kuri sitasiyo ya polisi yaho hafungiye uyu mugabo uzwi ku mazina nka Sinamenye Theoneste, akaba akekwaho gutunda no gukwirakwiza yewe no gucuruza urumogi, ibiyobyabwenge namwe murabizi. Nyuma yo gukwirakwiza cyangwa se nyuma yo kwizirikaho uru rumogi rungana n'ibiro bigera kuri 2, uzi urumogi rungana n'ibiro 2 aba ari urumogi rwinshi tuyange, aba ari urumogi rwinshi ushobora kurupima, cyangwa se we ubwe itageti aba afite. Ahangaha akuramo bure na bure, kandi ubwo bure ni twa tundi tuba dupfunyitse ukuntu abagiye batubona kuba pushayi bashobora guhita babimenya neza. Utungutu twavamo ari twinshi mu biro 2, ntugire ngo ahangaha yaburamo amafaranga n'amafaranga, kuko abangaba impamvu bakora ibi ngibi byose aba ari ukugira ngo nyine babashe kubona amaronko, ariko amaronko y'ibi ngibi naba nkubeshye. Ubwo rero uyu nguyu akimara kwizirikaho urumogi rungana n'ibiro 2, akaza kurenzaho imyenda, nk'uko iyi nkuru cyangwa se nk'uko ibi byose tubikesha BNB Kigali FM. Uyu mugabo w'imyaka 38 y'amavuko akaba yafatanywe n'uwari umutwaye kuri moto, ndetse ibi ngibi byose bikaba byagiye binagaragara ubwo n'uyu nguyu wamutwaraga kuri moto nawe yaje guhita atabwa muri yombi muri aya masaha ya nimugoroba, ubwo bageragezaga kurujyana aho bagomba kurujyana. Ubwo birumvikana uyu nguyu abarukuye hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana arwambutse umupaka. Uyu yafashwe n'ubundi yarangije kwambuka umupaka, bivuze ngo twagiye tubona abatipe bakoresha strategy nyinshi, imodoka bakayisambura bakarucengezamo, ariko polisi yacu nayo ntiryamye, ihora iryamiye amajanja kuri tekinike zose muzakoresha. Byanze bikunze uzabikora rimwe bikunde, kabiri bikunde, gatatu ibi ngibi byose bizatahurwa. Ibi byose bikaba byaturutse ku makuru bagiye atangwa na bamwe mu baturage bari bazi neza ko uyu mugabo akunda kwambutsa ibiyobyabwenge abikuye muri kiriya gihugu cya DRC, byambutsa muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi murabizi ko ibi ngibi bitemewe habe na gato. Kuri ubu ngubu rero ari umumotari, ari uyu mugabo Sinamenye Theoneste, bose bakaba bacumbikiwe ahangaha kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe, mu gihe bagikora iperereza kugira ngo barebe ko uyu mumotari niba koko ari umufatanyacyaha, ndetse bagende banareba n'abandi bashobora kuba bakorana n'uyu mugabo. Ubwo birumvikana hari urundi rwinshi rwambukijwe, of course. Ibi byose rero biba bigomba gukorwaho iperereza kugira ngo n'abo ngabo bandi ibatabwe muri yombi. Ahangaha rero mba nahakubereye, ubwo nizere ko usobanukiwe neza ibi ngibi uko byagenze. Mbonera no kugenda nkubwira ngo ubyirinde, kuko ibiyobyabwenge ntabwo ari sawa habe na gato. Njyewe ndagushimiye kandi nkubwira ngo wakoze, Imana iguhe umugisha. Njye twabanye muri aya makuru, nitwa Sharire OG, asante sana.